Birababaje kujya gushaka amafaranga ukibagirwa ko umuryango wawusize, ntubiteho, noneho ukibwira ko ibyo wagomba kubakorera uzabigura amafaranga wayabonye. Kuri njye ni ukwibesha gukomeye. Uzagera igihe cyo kugaruka mu muryango usanga ibyangiritse igihe utari uhari, utabigura amafaranga. Muzi ko Bibiliya ivuga ngo amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Ikindi ni amafaranga nicyo kintu cyonyine Yesu yagereranyije n'Imana. Yaravuze ngo nta wakeza abami babiri, yakwanga umwe agakunda undi. Usibye amafaranga gusa nta kindi kintu Yesu yigeze ashira ku rwego rw'ubumana.